ku munsi waje ku isaa 9 abanyabugesera ndetse n'abafana ba Mukuru ubwo bazahurira kuri iyo mbehe ya Bugesera kugira ngo babashe kwesurana barebe uwakubasha kwegukana amanota 3. Gicumbi mu rugo komite nshyashya kamarade mushyashya bakazakira ikipe ya Gorira. Aya na makipe abiri arimo kurwana no kutamanuka, hazaca uwambaye no mukino uzabere hariya Igicumbi. Umukino wabahuje muri Fazare, ikipe ya Gicumbi yatsinze Gorira igitego 1-0 kuri Kofra ya Sengayire Shadadi yatereye mu kibuga hagati muri centre. Hanyuma undi mukino ukazahuza ikipe y'Ingabo z'Igihugu APR Football Club ifite ubukombe mu gutwara ibikombe ikazakina na Gasogi United. Umukino wabahuje muri Fazare, ikipe y'Ingabo z'Igihugu yatsinze Gasogi United. Hanyuma undi mukino ukazahuza Rutsiro na Marine, uyu mukino ukazabera kuri Umuganda ku munsi wejo. Hanyuma Musanze ikazakira ikipe ya Kiyovu Sport kuri stade Ubworoherane ku munsi wejo. Kiyovu Sport iri gukora imyitozo mu gitondo mu kanya ku Mumena, fata imodoka yabo cyangwa se bisi yabo ku mugoroba berekeza mu karere ka Musanze aho bari buze kurara. Umukino wabahuje muri Fazare wabere kuri stade National Amahoro i Remera. Cyo gihe Kiyovu Sport yatsinze igitego 1 ngira ngo niba mbyibutse cya Abedi Bigirimana Abedi. Hanyuma icyabaye nuko Musanze yavuye yivovota cyane ngo yibwe n'ibindi bitandukanye. Trump yafite uburakari budasanzwe. Umukino wo kwicyura rero Karunduru urabere Musanze ku munsi wejo. Bukebwa ku cyumweru Police Football Club kuri stade ya Kigali Nyamirambo ikazakira ikipe ya AS Kigali ku isaa 9. Match hatse izindi muri weekend nubwo ari amakipe navuga ko yamaze gutakaza cyizere cyo gutwara igikombe cya championnat, gusa igishoboka n'ubwo batanira umwanya wa kabiri. Umukino abahuje muri Fazare amakipe yo miyanganyije bitabiri kuri 2. Hanyuma Etoile de l'Est kazakira ikipe ya Rayon Sport hariya Ingoma. Rayon Sport umukino ubanza yatsinze ikipe ya Etoile de l'Est igitego 1 kuri stade National Amahoro i Remera, mu gihe ikipe ya Etenseri cyangwa se Edenzeri iri mu kirere irimo kugenda yitwara neza umunsi kundi ikazatana mu mikipe ya Espoir hari Rusizi. Umukino wabahuje muri Fazare numva baranganyije, numva bashaka ko baranganyije niba Espoir itarabatsinze niba mbyibutse neza. Akaba ariyo mikino itandukanye izakinwa muri iyi weekend. Y'imikino iravaho ku itariki ya 9 rwose. Imikino y'igikombe cy'amahoro irabitangiye, ubwo bivuze ngo tariki ya 9 championnat imikino yanyumira bakuri iki cyumweru tariki ya 9 araba ari kuwa 3 ndetse no kuwa 4 ku itariki ya 10 igikombe cy'amahoro baratangira gutana mu mitwe. So nibyo ngibyo kubijyanye n'imikino ya championnat. Turaje tubabwira amakuru avuga mu makipe ayanya atandukanye. Reka nakira abantu babiri ku murongo wa telefone, ndabona barimo gukoma. Gitondo cyiza Patro. Muvandimwe n'ubanyanyagira ubwo abandi bari tayari tubakire mbere ko twekeza muri page y'amakuru yo mu ndayisi atandukanye. Igitondo cyiza Patro. yawe ibintu arimo gukora ntago ari byo. Sawa umwe bw'umukunzi wa Rayon Sport. So hari igihe rero biba ngombwa ko ducishamo aka kantu dukubera umwanya tuba dufite nyine wihuta cyane ndetse tuba dufite n'ibintu byinshi cyane bitandukanye. Hari ukuntu tutajya dupfa kubona akanya ko kugira ngo tubakire, ari kurumva ko baba bafite akanyamuneza, baba ari benshi baduteze imbere. Reka twakire n'uyu ngundi ndabona bari kubyigana. Igitondo cyiza Patro. Patro igitondo cyiza. Muri bande muherereye banyakuboha mwagiye hirya ya radio cyangwa mukayifunga ko byakorohera bantu babumva natwe? Musanze muratwumva neza 5 kuri 5. Umva 5 kuri 5. Mwiteguye kwakira urucaca ku munsi wejo cyane ko byagenda kose. Ku munsi wejo inkuru ya mbere duhereyeho hari saa 1:42 z'umugoroba nibwo umwe mu bantu bari bashinzwe itangazamakuru ndetse n'ibindi bitandukanye muri Ferwafa bamwita Sabiti, yaramaze imyaka 2 muri Ferwafa. Ku munsi wejo nibwo yandikiye abanyamakuru barimo natwe atumenyesha ko yamaze gusezera kuri izo nshingano, atakira umukozi muri Ferwafa, ahubwo ibyakoraga tugomba kujya tubibaza umunyamategeko Jire Karangwa. Amakuru hari rero uyu muvandimwe uvuye muri siporo ntabwo agiye kure yayo, avuye mu mirimo ifitanye ihure na siporo, ariko amakuru hari nuko yerekeje muri mwe mu babanke hano akomeye bamwita Sabiti, ubundi bakunda kumwita Gakire. Twari dusigaye tumutazira Gakire kubera uburyo icyo bita ubwatsi yaramaze guhura nabwo cyane, afite icyo bita umuduga wo ku rwego rwo hejuru cyane.
afite kila kitu twari dusigaye tumutazira gakire. So uyu mugabo rero yafashaga abanyamakuru, uyu mugabo yafashaga amakipe atandukanye, akaba yamaze kuva muri Ferwafa byeruye n'amategeko. Ubwo bivuze ko ku myaka 2 yanamaze, abandi nyine bagomba kujya guhatana niba giye barimo na Keza Cedro mujye gushaka uwo mwanya nyine. Nge sindimo nawe ariko wajya oya reka kubimenya oya nge simo. So ngibyo inkuru ya mbere niyo ngiyo Sabita akaba amaze kunyanyagira. Hanyuma twerekeze mu yindi kipe ya reka nerekeze muri ekipe ya Etoile de l'Est. Etoile de l'Est kugira ngo wumve ko bakaniye match ya Rayon Sport nyuma yuko tuvuze ko abakinyi bavuze ko bazayimanura kubera ibibazo by'amafaranga n'ibindi bitandukanye. Ku munsi w'ejo mu gitondo mu myitozo akozwe ku isaa 3 uwo bita Mapambano yahageze ku isaa 3 akaba ari vice mayor yahageze saa 3 itagarika imyitozo. Arababwira ngo ni muze hano hafu. Uramuzi Mapambano? Yahoze n'umuyobozi w'umurenge wa Kimihururu. Cyane. Mapambano yageze yaje avuduka yihuta cyane. Ahagarika imyitozo ni vice mayor arabwira ati muze tubande tuvugane. Ubutumwa mbahaye n'ubu. Turashaka amanota yariyo. Ibindi numvishije turabikemura ariko mutube bari muduha amanota 3 numvishije ibintu byakomeye. Bakoze biri ku mugoroba. Meya wa hari ingoma bamwita Natali niyo ntagira n'umumama na vice mayor ariwe Mapambano, gitifu w'akarere ka Ngoma, DPC w'akarere ka Sakangoma se cyangwa n'uw'iburasirazuba. Abari DPC abari w'intara. Abari w'intara nibyo. DPC bose ku munsi waje ku isaa 11 barahageze bari imyitozo. Bashoje meya atanga ubutumwa aravuga ngo igikenewe n'amanota 3. Ibibazo turabikemura bitarenze uyu munsi kuwa 5. Ariko match yariyo yarababwiye ngo ni vuta ni kuvute. Hanyuma mu gitondo uwo bita team manager wa equipe ya Etoile de l'Est bamwita Kwizere Mable yagiye mu ruziga agatabwira abakinnyi ariko ninde muntu uha makuru Anta, ninde muntu utanga makuru? Abantu batanga makuru kuri Anta cyangwa kuri Radio 10 nitubamenya. DPC ngo n'uwakarere ndugu yangu uri muranyobye Eric Cedro sinyamenye ibintu by'intuza burya. DPC n'uwakarere wa muntu w'imbeshya ngo n'uw'intara. Cedro aranyobeje n'uwakarere. Hanyuma uyu team manager avuga ngo abantu ba Anta makuru tubatse tubamenya twabirukana. Anta mugeza nano mu muhamakuru y'abasekirite uburyo turimo turakora, turimo turaba deploying uburyo bazacunga abantu binjira n'uburyo bazishyuza. Urumva? Team manager Kwizere Mable nkwibwirire wa nshuti yanjye we sinari nkusi nta nubwo nkusi ndagira ngo mbwira ngo mu bayobozi ba Etoile de l'Est kuva kuri president inshuti yanjye ukagera ku muyobozi uwo ari we wese Etoile de l'Est kuyabona na makuru anyorohera cyane. Wikwirushya team manager nunaryama utinze nzabimenya ko waryamye utinze mbivuge uramenye. RPC niwe w'intara, DPC n'uwakarere. Murakoze cyane muri abantu b'abagabo. Ngiyo ikipe bita Etoile bakani icyamake n'ibihumbi 2 kugira ngo ubone ko match ya Rayon Sport ari vutane kuvute bakani. Hanyuma tukiri muri page y'amakuru yo mu ndahise Directeur technique wa equipe ya Gicumbi bamwita Eric uramwibuka ko abantu bose bamwivovoteye. Amakuru namenye wa muntu we nuko ashobora kuba ngo yabirandu. Uyu Directeur technique wa equipe ya Gicumbi bariraga bamwita Eric. Bavugaga ngo iki ngo rwose ngo uyu muntu abangamira ikipe yinjira mu kibuga match. Yabirandu birangiye birandu ashobora kuba kamarada ashobora kuba yamwubitse wa muntu we. Rayon Sport isaro ry'Inyanza gikundiro cy'abareyo bamwita Andre Esombe Willy Onana yatangiye koga muri piscine nyuma yo guhabwa igihe kubera ikibazo cy'umugongo nubwo batabyumvaho kimwe abantu benshi batabyumva kimwe. Urumva? Onana rero we ubu yibere muri piscine ku isayine turaza kubigarukaho. Uyu musore ari muri piscine. Itima Isaac wa musore umutegaji cyane w'umunenganenzi cyane w'umunebwe cyane. Narabibabwiye Rayon Sport niba hari Rokritema bakoze gashya ni ya Mitima Isaac wa musore w'umunyarwanda bibera niba hari umusore w'umunenganenzi nzi mu mupira amaguru ni Mitima. Ngo ejo yaraje abwira abatoza arabwira ati ngena rwaye sindi tayari gukina match ya Etoile. Ubwo ari muri tribune nyine ntazakina. Twerekeze muri Kiyovu Sport. Bamwita Benjamin Kasongolo Kando
Le Congolais mukuru wa Bedi Bigirimana arakibereye hakurya ngiye Burundi rwose ntarazi byo kuvuga ngo yaraje ngo yorejwe itike ni bongo ni bure passport iracyafite ikibazo kandi nanamenye ko rukirite mashaka kuba atarayihawe na makuru nyirimo gukurikirana bado ni bongo ibintu bya Kasongo biri kukururuka Kasongo ushabayovosha kuzategereza amaso agahera mu kirere hashize imikino ingahe ya phase retour hashize imikino ine hagiye gukira kangahe uwa gatanu Pola Katono Malembe yasinye amezi yonyine champion ishaka kurangira batamubonye i Kigali se nkubeke hanyuma abafana ba Kiyovu Sport barimo kugenda bita muri ajame yeme bihumbi jana ariko ntirabitanga Smart ibihumbi jana yarabitanze Jean Marie ibihumbi jana yarabitanze Kayumba 120 yarabitanze Juvenali Mvukiye ibihumbi 120 yarabitanze uwo bita ari 20 yarabitanze Thomas 40 yarabitanze Green Lighters 50 barabitanze Sigirashidi 20 yaratanze Amical nibari Amical nibarinde 508 barabitanze Honorable Saidati ndabona ye rwose ari aho ngaho Hector ntaratanga Robert 60 yarafi ndabona vivuye Gaga 50 vivuye Gafaranga Omari 10 rye riravivuye Bonel again ntabwo ari Boneri Bon again 50 yabo Green Brigade 40 yabo ndabona bageze kuri 17 ni groupe yitwa ngo ni Member of Kiyovu Sport Association wamaze gusesekara mu ndugu muri groupe abamaze gutanga ngabo abandi bataratanga mnangoja nini msaidie timu yenu wachezaji wapate prime bado hawajapata prime muri equipe bita AS Kigali batazagaragara kuri match ya Police barimo Mugeni Kakule Fabrice Sugira Ernest Gilen Abedi Biramahira bose bafite ikibazo cy'imvune mu gihe kwa Police Rutanga Eric Kantela Kamengere ntabwo azagaragara impamvu Rutanga afite ubukwe ku cyumweru byari ngombwa ko akora ubukwe afite match